Huyu jamaa mumwambia na asema uyu muvandimwe mumubwire ko sio mzuri. Kubeshya si byiza, kuvuga ibinyoma si byiza. Fa kusema ukweli. Umuntu yakabaye avugisha ukuri. Anasema ukweli we mambo wenye lienda. Umuntu akavugisha ukuri kw'ibintu ndetse n'uko ibintu biba byagenze. Anaelezea watu. Akabwira abantu pale yeye si yeye peke yake, twese twari duhari, si we wenyine wari uhari wenyine. Pale kwenye gari zilikuwa pale zenye aho ngaho imodoka zari ziri aho zari zihagaze, ntabwo ari we wenyine wari uhari. Zilikuwa zimetoka Burundi, izo modoka zose zari zivuye Burundi. Gari ilikuwa imejaa na modoka yari yuzuye abasore yari hari. Wacha uongo, mujye mureka kubeshya. Wacha uongo kwa juu si mtoto, wewe mtu mujye mureka kubeshya. Abo muba mubwira ntabwo baba ari abana. Bado imekusababisha kukosa watu, umepoteza watu hapo. Ibyo ngibyo ntabwo aribyo byaba byaratumye abasirikare bawe bicwa bahagwa. Kama wewe ni mnenaji wa nini wa Wazalendo, niba ari wowe uri umuvugizi wa Wazalendo, haji ya ujinga na upumbavu, ibintu by'ibitekerezo bike ndetse n'ubujiji n'ubucucu, ndivyo mnadanganya sana, mnaenda nuko mugenda mubeshya abantu banyu. Tumeshika wapi? Mubeshya ngo twafasha abantu, ngo twafasha agace akahe, muba mwafasha wapi? Iyo uongo itakuja kukua mambo mengine kwetu. Ibyo binyoma bishobora kuzabaviramo ingaruka zikomeye cyane, kujuta kabisa, kandi mushobora kuzabyicuza. Nabidi muache uongo, usema murasabwa kureka kubeshya abantu. Mukajya muongee. Kama umepoteza watu 5, sema niba mwatakaje abantu 5, sema watu 5 wamepotea. Muvuga ko mwatakaje 5. Wanyamurenge wamekuataka, kama ni Twirwaneho imeataka, sema niba Twirwaneho hariyo yabateye ikabatsinda, mujye muvugisha ukuri. Twirwaneho imekuja kutuataka, kama ni wewe umeataka, sema nimeataka Twirwaneho. Niba ari mwebwe mwateye, mujye muvuga muti ni twebwe twateye. Kama ni ujinga imekusababisha kufanya hiyo, niba ari ubujiji ndetse n'ubucucu biba byatumye ibyo ngibyo biba, nabyo mujye mubivuga. Sema ni upumbavu nimefanya, nabyo mujye mubivuga. Hakuna vijana walikuwa majagari, n'abasore bari muri ayo mamodoka byatuma muraswa murwana ngo mushire. Walikuwa watu wazima wakubwa, hari abantu bakuru bakuze, wakiwa wanasindikiza watoto baherekeje abana ba Koloneli Gisore. Kusema ukweli, mujye muvugisha ukuri, kusemwa ukuri kuravugwa. Umefanya pale, kama wewe ni umefanya, nibyo mwakoze byose mukabivuga. Sema umefanya upumbavu, mwakoze ibintu by'ubucucu. Usiku unapitia kando kudanganya, kujya munyura ku ruhande mubeshya abantu, urakosa kitu ya kuongea kwa media, mukabura ibyo mubwira media. Kuuliza maswali mzuri ya muhimu sana, mujye muvuga ibintu bifite agaciro. Swali moja umejibu, hanyuma mu byo wabajijwe byose nta na kimwe wigeze usubiza. Hakuna mmoja umejibu, nta nari jambo nari wasubiza. Hiyo video sikia tena maswali umeulizwa hapa na watangazaji, ongera ukurikire amagambo wabajijwe haruguru, rebe niba hari na rimwe wigeze usubiza. Tunashukuru sana hiyo radio na TV. Tushimiye iyo radio na televiziyo, ongeza zaidi byagerageje kukubaza, bakubajije ibibazo byiza, ariko nta na kimwe wigeze usubiza. Tafakari, ufikirie vizuri, ntabwo wigeze utekereza, ushyira ubwenge ku gihe, usubize ibintu bikwiriye. Muonyeshana ujinga kabisa, mugaragaza ubwenge buke cyane. Wewe ndio unajua kudanganya, ati mukabeshya ko ari mwebwe muzi kubeshya, ubundi ubwenge buke cyane. Turabashimiye kandi tubahaye ikaze. Mwaramutse mute abakunzi b'Intare Official. Nk'ibisanzwe abataramo banyu tuba twamaze mu by'ukuri kugaruka. Turaje rero tuzanya amakuru menshi, nimvuga ngo ni amakuru menshi, mwabantu mwe mwumve ko ari amakuru menshi. Tugiye kugaruka kuri byinshi ndetse twabateguriye, ndetse tubikorera n'ubugorora ngingo. Uvira nyuma y'agahenge, imirambo ya Wazalendo ikomeje kugenda igaragara hirya no hino. Havuzwe 5 nkuko mutangiye mubyumva, birimo ikinyoma gikomeye cyane, ariko sabo 5. Turaje rero tubive ni muzingo, tubabwira imirambo ikomeje kugenda igaragara muri access zigiye zitandukanye. Rugezi mu by'ukuri kugeza amagingo yangaya, urusaku rw'ibiturika rukomeje kumvikana, ndetse byitwaye biti nkuko mubibona tayari Rugezi imbere yanyu muri screen murimo murahabona neza cyane, ariko ni paradizo, twavuga ko ari Swiss d'Afrique nkuko
nk'uko benshi bakunze kubivuga. Turaje dusimbukira muri teritware ya Walikale, intare za Sarambwe ziri kugaragara muri axe nyinshi cyane ndetse no mu misozi igiye itandukanye. Turaje byose tubive imuzi n'imuzingo. Hanyuma umutwe wa M23 nyuma yo gushyiraho inkiko, abaturage bishimiye mu by'ukuri kugira kubera ko bagiye gutangira guhabwa ubutabera. Inkiko zashyizweho, ariko kandi nk'uko ku munsi w'ejo twababwiye ko hashyizweho itangazo ry'abantu bagomba gupostinga hanyuma bakagana ndetse abizi ibijyanye n'amategeko, hanyuma izo nkiko zigatangira zigafunctiona. Hanyuma turaza kuba dusimbukira muri teritware ya Karehe tubabwire uko situation iramutse muri axe ya Kadasomwa. Imirwano yakomeje ndetse M23 ngwiramukiye muri operasiyo zidasanzwe. Ibi ni bimwe tugiye kugenda dusimbukiraho. Turaza kuba twerekeza muri Rubero turebe ibya Rubero uko bimeze, nabyo tubive imuzi n'imuzingo. Hanyuma muze kunyemerera neza cyane mbabwire ko angaha mu mujyi rwagati wa Bukavu, muri Bukavu kabisa ibintu bikomeje kuba bibi cyane. Ikintu cyitwa inkongi y'umuriro, mw'abantu mwe, inkongi y'umuriro ntabwo biba byoroshye. Hanyuma kugeza amagingo aya ngaya imirwano mu nkengero za teritware ya Walungu, nyuma y'uko guverineri ku munsi w'ejo yerekeje muri biriya bice, hongeye kumvikana urusaku rw'amasasu, ariko biragaragara ko Walungu yamaze kuba iba libere mu buryo navuga buri totale, yego mu buryo buri totale, kubera ko hagiyeyo abasirikare barakomeza baradvansinga, none n'ubuyobozi buri kugenda mu by'ukuri bugaruka muri axe zaho. Muze kunyemera rero muri aya makuru, ntabwo ndi buze kuba andi nyine, ndaza kuba andi kumwe na mugenzi wanjye n'ubundi dusanzwe tubana mu makuru ya buri munsi ku Ntare Official, ndetse tukabagezaho buri kimwe cyose kiba kiri kugenda yemwe kivugwa muri axe zose, tukabibagezaho neza cyane nk'uko situation iba ihagaze mu bice byose biba bigenda biberamo urugamba. Kuri ahangaha hafi cyane kabisa bamaze kumbwira ko bwana Clever Bemba amaze kugera ku murongo wa telefone. Reka tumwakire hanyuma twinjirane idonido aya makuru y'iki igitondo tariki 28. Hanyuma bwana Bemba waramutse? Waramutse neza, turakomeye malgré grippe niyo imereye nabi. Yes, pole sana. Ariko ndahamya yuko ntabwo grippe ntabwo yambuza guhereza abakunzi bacu amakuru mba namaze kubona, nubwo bitoroshye ariko na problem. Yes, ndumva rero nta kibazo, turabikora uko bishoboka uko ariko kose, wenda abakunzi bacu bakomeze bumve uko situation ziba ziri kugenda azitwara mu bice byinshi. Nyemerera dutangirire mu by'ukuri kugeza amagingo aya ngaya. Urabizi ku munsi w'ejo niho habayeho icyo nshobora kwita ngo ni ubwiyunge hagati y'ingabo za FARDC ndetse na Wazalendo, ndetse bajya hariya kuri rompo ya hariya Kavimvira baganiriza abaturage, bavuga ko ngo bamaze kwihuza. Igitangaje bwana Bemba, ngo imirambo bavuze abantu 5 ngo baguye muri iyi ntambara yabahuzaga bombi basubiranamo, ariko ngo imirambo ikomeje kugenda yiyongera. Situation iramutse ite muri biriya bice nyuma y'ako gahenge kabaye? Nyuma y'aka gahenge n'ubundi kaje gutangazwa, nurabe hari Akavimbira naho bita za Rugenge. Urabise umupaka w'u Burundi ndetse habereye imirwano itari yoroshye hagati ya FARDC na Wazalendo. Yego. Koko barumvikanye, ariko imibare y'abapfuye n'ubundi yakomeje kwiyongera. Bari bamaze gutangaza 5, 4 bagakomereka, ariko ku makuru nuko imibare ikomeje kwiyongera kuko Wazalendo bamaze kugera muri 23. FARDC amaze kugera muri 14 bamaze gupfa. Nk'uko bivugwa n'uriya General de Brigade witwa Mwehurumbu Evariste, ni commandant des opérations muri Sokora ya 2 ya site y'amajyepfo. Yego. Yavuze ko Wazalendo bari gukora ibinyuranyije n'amategeko, ndetse rimwe na rimwe bamwe bakongera no gufatwa bagafungwa bakajya mu nkiko. Wazalendo bavuga ko FARDC iri gukorana na M23 ndetse n'u Rwanda.
bakongera Wazalendo bakavuga ngo bati nta cyizere dufite na gike kuri FRDC. Ati nubwo twunze mu kanya uraza kubona bongeye kwinjiza abandi banyarwanda ko bavuga, kuko nagavuga ngo abanyamurenge ngo ni abakongomani juste, ahubwo bita ko ari abanyarwanda. Rero hakaza kugaragara n'ubundi n'abandi bakomeje kugaragara n'ubundi bagiye bakomereka, hari abari mu mago, hari n'abagiye bajya mu bitaro, ndetse n'abandi bakabazamura muri za defense. Bamwe bari no gupfa batari bahuye n'ibintu amasasu aremereye bwana Macaca. Ikibazo kikaba ikihe? Kubura imiti. Iyo ngiyo bahise bajyana izo za Wazalendo bagereho nta miti bari kubona, yewana bagahita bapfa. Ngaho rero urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane. Nahoze mbona umwe mu bayobozi ngo ba Wazalendo avuga ko ngo Wazalendo ngo birinde cyane, ngo birinde ngo gushotora ngo FRDC. Ibi ngibi bishatse kuvuga iki? Bisobanuye iki? Ni nyuma yuko babonye cyane aribo bakubiswe ku rwego rudasanzwe, cyangwa wenda sinzi ibi ngibi ngo bishatse gusobanura iki bwana Ben? Iyo ntabwo barajya bishatse gusobanura, ni ukubera ko barakubiswe. Kandi buryo hari ikintu kimwe kiriho, FRDC iyo bahanganye na Wazalendo, FRDC kubita Wazalendo cyane kabisa. Uriya umuntu upfa gushobora, buriya hari uburyo hano nakubwira ukuntu uko ibintu bipanzwe muri ino ntambara zibera no mu burasirazuba bwa Kongo, ndetse muri Kongo hose. Uriya baza ku mwanya wa mbere mu kurwana, ngiye kwereka uburyo bakurikiranye. Abaza ku mwanya wa mbere mu kurwana ni M23, igisirikare cya M23 cyangwa ARC. Bagakurikirwa ku mugongo, bo bari mu ihuriro rimwe, coalition ya nani ya donc na twirwaneho. Kuko babaza ku mwanya wa kabiri yo babonye ibikoresho ni FDLR buryo. Ku mwanya wa gatatu hakaza FRDC. Ku mwanya wa kane abarwanyi twavuga bari bashoboye kuba banarwana bari abo muri Semusenyatura, ariko nabo nuko bari bafite amateka bubatse cyane kuri FDLR. Akabona gukurikiraho burya APSRS no barageragezaga. Yego ka APSRS nayo iragerageza. Ariko wenda APSRS mbere uko APSRS amanza nuza, amanza MDCR nuve yo kwa Gitu. APSRS gakurikiraho. Uriya abasirikare abarwanya abamayimayi bahari kwa nuza kwa Makanakika na nuza n'uriya witwa niba ari Itombwe, Irene Itombwe. Irene Itombwe barwanaga kurusha abo kwa Yakutumba. Noneho akaza zira mayimayi, ziriya za mayimayi jeteme zo mu duhinja, ziriya abandi bose bakaza bimereye nk'intuza nk'ababoyi shoferi. Hanyuma wenda icyo dushobora kugarukaho ku kavuyo k'abangaba, cyangwa se wenda niba nabyita kaduruvaye, niba nabyita saga ziri hagati y'iyi mitwe y'iki coalition cyose uko kingana, urasanga mu by'ukuri wenda tugereranyije dushobora gusanga tukabona ko Wazalendo zo muri Side na Wazalendo zo muri Noro, turaza gusanga ko byibuze wenda Wazalendo zo muri Noro zisa nkaho zari organize par rapport ya Wazalendo zo muri Sud Kivu, kuko nubwo habagamo kurwana, ariko bo wenda byibuze urabona ko n'imibare y'abagenero bari muri Side usanga ufite abasirikare batarenze 20-30 nawe ngo ni general. Ubona ari desordre rikomeye cyane par rapport y'aba ngaba bahangaha muri Noro. Usanga kameme hari akantu k'aka organisation, ndetse mu za Wazalendo zirahangaha muri Noro wenda harimo bamwe bigeze wenda bajya no ku ikosi bakora n'igisirikare, ariko bariya bo muri Side bo usanga mu by'ukuri ari ibintu bitumvikana, ari zera ripiriri neza. Reka mwereke abagenerali, ariko byari imbere bwana Macaca, kuko nk'uriya muri General Gasongo yari yarakoze training burya yavuye muri leta, yigishijwe na Episodari Capitaine. Uriya mu General witwaga Ngwiti, General Ngwiti yari Lieutenant Colonel muri FARDC, nawe yarigishijwe na RCD.
uriya Kavumbi umuzi nawe yabaye kapiteni muri leta, nawe yigishijwe na RCD, yakoreye training hariya za Tambi n'abitwaga ba Gasibanta, ndacyabyibuka, n'abitwaga ba Gashumba, nibo bamutreninze. Bariya abajenerali nk'uturi wo buno nka bariya ba Janti ni umusivile, uriya ni umusivile, bariya abitwa bakiza ni abasivile. Dominique Ndaruhutse yari umwarimu ku Ushindi hano mu mujyi wa Goma Imajengo, ni umusivile. Uriya twahise witwa Mbitezi niwe wabaye muri RCD. Uriya Jamari ni umuhigi, Jamari ni umuhigi. Uriya wenda ufite witwa Queen 5 nawe yabaye muri kapiteni wenda muri leta. Wenda wa undi mushipa wiripotinze nawe yabaye kapiteni muri leta. Abo wenda no twavuga abasirikare. Wa undi witwa Kagiri ni umusivilian Pamba. Witwa Nyeganyega ni umusivilian Pamba. Urikumva ko uretse bariya bagiye bapfa, bariya bamasiroga no barabasivili. Uwitwa Rimasi nyakwigendera Rimasi we yari umusirikare, yari Suriye, yari liyetena muri RCD, Suriyetena. Uriya Safari Mitarako nawe yabaye Suriyetena muri RCD, ariko nawe ndabona ni generali simbizi. Bariya baroheri barabasivile. Iriya muri CD noneho bariya bo n'abahigi, babandi bita ngo n'abahigi bo guhiga imitereri gusa, nta nicyo mo bigeze wiga. Wenda natwapfa kuvuga ko aka experience abo muri Noro wenda bo baragafite da. Please omwe burya haboneka ndetse no kubijyanye na organisation, kubijyanye n'iby'imirwanire, burya bo bajyaga no kurwana ukumva banashyigitse, ukumva bafite uburyo bw'imikoranire, naho bariya bo ibijyanye n'imikoranire byo usanga bigoye ku giti cyabo. Biragoye, ariko nabo bari gukubitwa. Ubu ntabwo wigeze ubona video isirikira y'uburyo babacaginze ama RPG, azamashini gazi, amasheni y'amabunda, ama SM, ukabona umusirikari yikoreye 10 bahambiye nk'abavuye gutashya. Ngaho mwira ni utabona hari. Ntabwo byoroshye. Nyemerera rero wenda duhite, ntabwo turi kure yaho, duhite wenda tuva Uvira tukomeze tubihanga amaso turebe. Hari wateye urwenya aravuga ati ngo FRDC na Wazalendo ngo bari gukina ngo demi finale, ngo ni Ligue des Champions, ngo bari gukina demi finale, ngo noneho ngo ushobora gutsinda hagati ya Wazalendo na FRDC wo muri Uvira ngo niwe uzahura na Sultani Makenga kuri final, ngo hanyuma Uvira igikombe kikaba kibonye nyiracyo. N'urwenya yatebyaga. Nyamara dusibikire mu Rugezi ntabwo ibintu byoroshye kugeza amagingo aya. Ni ibitero byatangiye, natekereza ko ntabwo navuga ngo byaratangiye, ariko byasubukuwe ku munsi w'ejo. N'ubu ngubu ngo imbunda ziramutse zumvikana nk'uko imboni zacu ziri hariya, drone zacu zamaze kuba zizamuka, ziri hejuru, ziri kuduhereza, ziri kudutera kamo zitubwira ko ngo kitwa isasu ririmo riraturika ku rwego rwo hejuru. Ravuga hariya za Rugezi. Ni Rugezi n'ubundi imirwano itoroshye, ni muri ni kubera imirwano mu Rugezi muri secteur Mutambara, muri territoire ya Fizi, ni hagati ya Wazalendo muri groupe yitwa CPS FABB. Niba ari FABB, ni FABB niyo kwa Birovu Bishambuke. Nigize ngo niyo kwa Kalembe Ngoma Nzito. Yego, ni Birozi buriya FABB ni Force Birozi Bishambuke, ni BB Birozi B ya kabiri ni Bishambuke. Okay, nabo kwa Ngoma Nzito kabisa. Okay, merci. Ngo mama kunya nanga ngo defense za Rugezi zarashwe n'abarwanyi n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo twirwa no mama 23. Ni nkuko za Wazalendo. Bayoborwa na Lieutenant General Ngoma Nzito, engineer strategy na Mubanda, yavuze ko muri iki gitondo cyo kuri uyu wa kane bagabwe ibitero n'abarwanyi ba mama 23. Ati byari ibitero bikaze kuko barashe imbunda ziremereye kandi bamanje kutugota, kandi baje kubwisha, bituma abarwanyi bacu baba mu birindiro byabo. Twirwanaho na mama 23 irahagera, ibigezemo irabitwika, ndetse banafata abarwayi twe dufite
barabatwara ngo icyo twizeye nuko abo barwayi batwaye mama 23 na twirwanaho bagiye kubica. Agakomeza uwo ni umuvugizi wabo yego uriya injeniyeri arakomeza agira ati turabizi ko bagiye kubica. Umuvugizi wa Wazalendo wo kwa Ngoma Nzito yavuze ko baraza kwisubiza ibice bya Rugezi gusa twirwaneho nayo yarahiye ivuga bati ntimwongera kubigeramo. Ikigaragara nuko Wazalendo bakomeje kwibasira abashumba b'abanyamurenge babakubita bakicwa n'inkoni. Rugezi rero ishobora kongera kuberamo imirwano ikomeye kuko Wazalendo nabo bari kwitabaza imbaraga z'abarundi ariko ukabona ko mama 23 nabo yakomeje kuhabera ibamba. Ndetse muri iki gitondo amakuru ariho nuko hari abarundi n'umumajoro wo muri wo kwa Ngoma Nzito muri CPRC ubashijwe gufatwa amatekwa n'abarinzi be babiri. Kumva ko hariya muri Rugezi rero intare zasaramwe marigra burya Rugezi agace kanini ka Rugezi gafitwe na nusu Ngoma Nzito gafitwe na Ngoma Nzito ndetse na FRDC. Igice gito nicyo cyari gifitwe na twirwanaho na mama 23 ariko ubona ko mama 23 n'ubundi mu byiri gukora iri kugenda basukuma n'ubundi ifata n'ibindi bice n'ubundi uko bako niba bageze muri defense twakwita nka headquarter zabo ikabakuramo ikanazitwika igafatwa n'abarwayi bari barimo kuko ari ibintu bikaze. Ni ibintu bikaze hariya ngo hazwiho ikitwa ambushe ziteye ubwoba zijya zikorwa na twirwaneho AFC mu 23. Abangaba rero ngo ambushe zabo ngo abazizi neza ngo banazisobanukiwe bashobora no kuzazigisha mu mashuri nabagiye barusimbuka muri access zigiye zitandukanye za Rugezi ndetse na za n'ibindi bice bigiye bitandukanye na za Rurambo. Hariya ngo mu by'ukuri hakoreshwa intambara y'ubwenge buhanitse mu buryo budasanzwe. Twihuse cyane mu by'ukuri duhite dusimbukira muri territoire ya Karehe abariho dubanziriza kuko kadasomwa no ku munsi w'ejo n'ubundi mirwano yarahabereye. Iyi kadasomwa byanga bikunze ntekereza ko ariyo iyaroza cyangwa se ikunze gutuma ibice byinshi by'ahangaha byo muri Karehe bigabwamwe ibitero n'imitwe igiye itandukanye ya Wazalendo. Muri aya masaha muri iki gitondo kuri iyi tariki byaba bihagaze bite? Naheze numva uganira n'imboni yacu yatubereye ubu ngubu bihagaze bite? Ubu ukuntu ko bihagaze hariya muri Karehe hariya muri kadasomwa buriya yaragiye yibera ingiri y'abajenerali kuko ku makuru ufite nuko harimo abajenerali bagera muri 6 bafite imitwe igiye itandukanye ndetse hakaba harimo na FDLR Foka yabashije kujya guturamira hariya kuko urabizi n'ahantu h'amashyamba. Noneho bariya za Wazalendo bari kujya baza kugaba ibitero n'ubundi mu buce bugiye butandukanye yaba muri Masisi Side ndetse no muri Karehe. Urabizi operasiyo zatangijwe na mama 23 muri iki gitondo na mama 23 n'ubundi yinjiye muri hariya amashyamba. Yinjiye muri hariya amashyamba ijya gukoramo operasiyo n'ubu ngubu arizo operasiyo zirimo. Hari abantu bari barafashwe anotage bari barafashwe anotage babajyana hariya mu mashyamba n'ubundi wasangaga ko bameze nk'abacanshuro cyangwa nk'abakozi baza Wazalendo kubavomera kubasiriza kujya ngo bakora ravitaima. Abo bantu nuko ngo mama 23 imaze kubohoza abarenga 120 muri donc guherejo bose bo bafashe bugwate babashyira muri ariya mashyamba baba 23 imaze kugira abo ibohoza imaze kugarura muri centre benshi 120 barenga. Hari abandi barwanyi n'ubundi mama 23 yafashe harimo n'aba FDL ndetse nabo mu mitwe ya Zanyatura n'ubundi bagiye batandukanye ariko ntabwo turamenya imibare. Mwabonye imbunduki n'ubundi zari zikorewe n'abasirikari bari kuva muri operation mwabonye amahara pija ageze nko muri 5 ubona amayefeso ageze nko muri 30 nibyo mama 23 yabashaginze bacaginze ara nikadasomwa yagira bacaginga n'ubu ngwe bigikomeza kubacaginga ndana ko abantu bari muri groupe bo babibonye. Yes, hanyuma wenda twavuga ko kadasomwa centre en soi centre iri gukontororwa nande ina mama 23
Yes, birumvikanye neza cyane. Hanyuma tuhave rero duhite dusimbukira muri teritware ya Warikare, aho deja ni muri Kivu ya ruguru, ndetse tunaherereye muri Kivu ya ruguru, cyane cyane muri teritware ya Warikare niyo dushobora kugira icyo tuvugaho, imwe muri teritware nini cyane zifite ubuso ariko kandi ituwe n'abaturage bake, ariko ikungahaye ku rwego rudasanzwe. Ngo mu misozi igiye itandukanye muri ziriya axe, ni imisozi myinshi twagiye tubona bigarurira nyuma yo kuhatsinsura koalisiyo, ngo ndetse n'indi misozi itari isanzwe izwi ngo ikomeze kugenda igaragaramo M23 muri iriya misozi. Ni nk'iyihe misozi, bimeze bite kugeza ubu ngubu bwana Bemba? ubundi guturutse hariya za Kibuwa, iyo misozi iri mu mashyamba, udaciye ku muhanda kuri route nationale, gukomeza ngo iyo sheni uvuye hariya za Rimangi, abantu baravuga ko harimo imisozi igeze nko mu 9 yamaze kugeramo defense za M23 kandi hagati mu ishyamba. Ngaho rero abantu bose ngo bakomeje kwibaza kuki M23 ngo itajemo n'ubundi ngo ikubita nk'ukuntu cyagiye ari yakubise, iraza icara ku muhanda kuri route nationale, n'ubundi iragenda paka igeze Warikare, no ikaba iri kujya kwiyestara cyane cyane mu mashyamba, n'ubundi arimo iri gushira defense. Abantu bakomeza kwibaza, nukuvuga ngo andi makuru nuko wenda urareba iyo ni axe uvuye za Kasheberi, za Kibu, axe Kasheberi Kibuwa, za Ningazi n'ahandi, nayo axe n'ubundi ngo M23 iri gutereka mu defense. Arabizi ko yatangiye gutereka ari za Macumbi, niho yatangiriye. ifata iyo misozi yose iri strategique. ubu ngubu rero ni ukuvuga ngo yakomeje muri, urabizi hari ahantu hagati yo muri groupement Ruberiki na groupement Walwayungu, hari harimo ahantu hari igikuyu kinini cyane. icyo gikuyu M23 hafi y'ahantu bita za Kariki, M23 yashyize Edikota. noneho iyo Edikota ni iri kwa Alimanta, iri kohereza mu yandi, iri gukora andi madefense n'ubundi ari muri biriya bice. Ayo madefense agiye muri iyo misozi igeze muri 5. Abandi bakongera bakatubwira bati hakurya muri za nani za Bwerebusa na za Rusamambu, M23 nawe yamaze gucengera cyane, tena icengera imbere nko mu birometero 15 uvuye za Bwerebusa na za Rusamambu. iri gucengera mu mashyamba. Urumva icyo kintu? Ndabyumva neza cyane. Bivugitse ngo M23 ngo ku makuru bafashe strategy yo gucengera amashyamba, noneho zawazarendo ziri hirya no hino, ngo zo ubwazo ngo ziri kujya zivanamo zo zikuramo kabisa, mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndumva rero bwana Bemba n'abandi nabo bari reportinga, ngo abantu bari kujya baza bakiriportinga, abandi bakivanamo, n'ubundi bagakomeza iyo nzira berekeza iyo za Warikare n'ahandi mu yandi mashyamba, ariko ubona ko M23 n'ubundi ikomeje kugenda ibasatira. Yes, wenda mu munota umwe twakomoza kuri ku munsi w'ejo nari garutseho ku bijyanye n'inkiko zatangiye, mu by'ukuri zamaze kuba hashyirwaho icyitwa komisiyo, ndetse igiye kuretablisa kugira ngo igarure ibijyanye lekure ze tribunal, cyangwa se ubwo ni inkiko, ni ibijyanye n'ubutabera bigomba gutangira gukora. Mu munota umwe bwana Bemba, wabwira abakunzi bacu uko situation imeze, wenda ntureze umunota umwe usezera abakunzi bacu hanyuma dusoza. Yego, nuko abaturage babyakiriye neza, kuko naganiye cyane n'abaturage bo muri Masisi nabo muri Rucuro, bambwira uko bari babuze uko babigenza, kubera ko hari abantu bakoraga amakosa, n'ubundi ugasanga hari imanza zagiye zigacumbikwa kuri cya gisegeka, ariko byagiye biba igihe za ruswa cyane. Baravuga bati turishimye kuba icyama abaliberateri baje, atari babandi b'amakorupsiyo, bakaba baje kugira ngo turenganurwe. Ubona ko abantu benshi bari bararenganyijwe na ziriya nkiko, ubu ngubu igihe cyabo ko bagiye gusubizwa bwana Macacari. Ubona ko abaturage babyishimiye, yaba muri Masisi, yaba muri Rucuro, muri Karehe nagenganira nabo, ndetse na bamwe cyane cyane bo muri buno bwoko bw'abakumu hano haraguru muri Nyiragongo, nabo twavuganye ukabona uko babyishimiye bwana Macacari, banishimira iki cyemezo cyo M23 yafashe cyo kugira ngo bongere kugarura inkiko. Yes, bwana Bemba, reka gushimira, urakoze cyane kuri aya makuru tugejejeho. Murakoze cyane, namwe mugira Imana n'amafaranga.
Yes, katubashimire rero ndetse mwebwe mwabanye natwe muri aya makuru. Hanyuma dusoza mwabantu mwe Bukavu n'ubundi ikitwa inkongi y'umuriro kirongeye kibasiye uduce tumwe na tumwe, cyane cyane uko amakuru ambwira inzu ziri gushya muri quartier ya Rusizi ya mbere, ku frontiere ya Rusizi ya mbere, quartier Nyarukemba, iyo bakunze kwita Nguba. Kugeza amagingo yaramenyekana icyaba kiri gutera iyi nkongi y'umuriro. Hanyuma wenda turaza kuba tugaruka kuri byinshi mu makuru yacu ari imbere. Nyaboneka kora subscribe niba utarayikora. Ni twebwe muronko twizera yuko tubagezaho breaking news ziba zizewe ndetse ziba zitariho ivumbi. Kora subscribe ndetse share na comment. Murakoze cyane, amakuru yacu yo nakagaruka. Bye bye.